Muraho neza nshuti zanjye, amahoro y'Imana abane namwe. Nanone ndagarutse ngo tuganire ku inzozi z'uyu munsi. Ndagira ngo tuganire ku muntu urota inzoka. Ese nshuti yanjye, wigeze kurota inzoka ikwirukankana, ikuruma, cyangwa uyibona igenda ituje ikureba? Abantu benshi bahita bagira ubwoba, bakibaza bati ese ni umwanzi? Ese ni umwuka mubi? Ese ni ubutumwa Imana ishaka kumenyesha? Uyu munsi rero reka dusobanure inzozi z'inzoka. Turazisobanura mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'umwuka, no mu buryo bwo kwizera Imana. Inzoka rero isobanura iki mu nzozi rusange? Mu bitekerezo by'abantu benshi, inzoka ihagarariye ubwoba, amakenga, ikintu cyihishe cyangwa se giteye impungenge. Mu nzozi, inzoka kenshi isobanura ikibazo gikomeye kandi kitagaragara, umuntu utizera neza, ubwoba buri muri wowe. Ntibisobanura buri gihe umwanzi wo hanze. Rimwe na rimwe inzoka aba ari ikirango cy'ibiri mu mutima wawe. Inzoka rero mu buryo bw'umwuka no kwizera Imana, mu byo kwizera, inzoka ikunze kugaragara nk'ikigeragezo. Igerageza ukwizera, igerageza ukuri, igerageza umutima. Iyo urota inzoka, bishobora kuba ari ubutumwa Imana ikeneye kukumenyesha, cyangwa se ari ukwitondera ibyagutandukanya n'Imana, cyangwa se gusenga no gusuzuma inzira urimo. Si uko Imana ishaka kugutera ubwoba, oya, ahubwo ishaka kugukangura. Reka turebere hamwe rero ibihe bitandukanye waba wararosemo iyo nzoka n'icyo bisobanura. Inzoka ikwirukankana, hari ikibazo uri guhunga cyangwa se ikigeragezo ariko udashaka guhangana nacyo. Nanone kandi uramutse urose inzoka ikuruma, bishobora gusobanura amagambo cyangwa ibikorwa byakubabaje. Mu mwuka, igikomere gikeneye isengesho cyangwa se kwiyegurira Imana. Inzoka ituje ikureba, icyo gihe bivuze ngo ikibazo gihari urakizi ariko nturafata icyemezo. Cyangwa se nanone Imana ishobora kuba ikubwira uti reba neza, wikwirengagiza. Hari ubutumwa Imana ibishaka kukumenyesha mu gihe urose iyo nzoka iri kukureba ariko itagukuraho ijisho. Kwica inzoka mu nzozi rero, ibi ni ikimenyetso cyiza cyane, ikimenyetso cyiza cyane. Kandi nanone bisobanura intsinzi, imbaraga no gutsinda ubwoba. Mu mwuka rero, kwiringira Imana no gutsinda ikigeragezo, nicyo bisobanuye. Icyo wakora rero iyo urota inzoka, aho kugira ubwoba, senga, usaba Imana ubwenge n'umutekano. Ikindi wakora, suzuma inshuti, inzira n'ibyemezo uri gufata muri iyo minsi. Ikindi wakora, reka kugenda mu by'umutima wawe utakwemeza. Kandi nanone wibuke, Imana ntitanga umwuka w'ubwoba, ahubwo itanga umwuka w'imbaraga. Izo nzozi zigutere kuba maso, kandi ziba zigamije kukurinda, si ukukugirira nabi. Niba wigeze kurota inzoka, menya ko si buri gihe ari umwanzi, si buri gihe ari umwuka mubi. Kenshi ni ubutumwa bwo kuba maso no kwiringira Imana. Niba rero iyi video yakugezeho, kanda like, ukore subscribe, wandike no muri comment, wandike igitekerezo cyawe. Ese iyi nzoka warayirose yari imeze ite?
Muri video ikurikira tuzaganira ku kurota umuntu wapfuye. Ndi Queen Angelo, dukomeze gusobanura inzozi ariko tunarushaho kwegera Imana.